igihembo. Yeah. So you need your prize. Alright, I'm ready to give it out to you, but then you need to mention everything that you want. I'll be here. I'm closing my eyes. You can now mention anything. I'm counting from 1 to 3, and then you're gonna tell me the prize that you want, right? And I promise you that. Alright. 1, 2, 3. Stop laughing. Come on. So sorry. Excuse me for a second. Okay. I got a call. Can I take this? Alright. I'll be back. Really? Yeah, I'm coming. Yes, bro. Yeah, I'm good. Ako bro, nta n'ikindi kintu turavugana utangiye kumbaza ngo nari ndi hehe ngo ndi mu biki. Uko wagira ngo wabaye nka control camera. Twirengagije ibintu byose, amagambo iki ibyo mbwira buri munsi day to day. Ushobora kumereza final word yawe ivuye ku mutima. Final word iki? Urankunda cyangwa ntankunda? Nje nawe tubanye gute umfata gute? Ndi iki cyawe? Ibintu byose ndashaka imusi birangire bijye Karubanda menye ahongwa. Ntamushaka komeza kuzirira gutya nk'umutima udafite aho buke. From today none amereya ugomba kumbwiza ukuri. Do you love me? Ese wifuza ko tugumana? Ndi iki cyawe muri uru rugo? You're not my sister? Tubanye gute? Uyu munsi byashyize ubwenge ku gihe nitekerezaho. Nsanga ndihangana kabisa. Ibyiza byose nagukoreye. Nari nginze, narapfukamye, nateye amavi, nararirimbye. Okay, genda gake. Okay, nari ndi kumwe na Mike. Bro, njye okay, ndabizi wintuka unonganye, ndabizi neza kuri uri muri mission kandi ukikomeje, ariko njye narabikubwiye ngiye kumukunda, narabikubwiye ko njye ndi mu rukundo, none se mbigenze gute? Bro, njye ndamukunda, niyo mpamvu byose mbikora, kujya kumureba no kumubona no kubonana nawe, kandi narabikubwiye nawe. Bwe mission yawe yikomeze ukora ibyawe, ariko nanjye ndeke nyine ni enjoying, sibyo? Ndika basi ni enjoying ubuzima. What the fuck is going on? Mike what? Vuga zamura icyo zamura. Ndashaka kumenya ukuri. Do you still love me? Ndiki kuri wowe umfata gute? Who am I to you? Kandi ndebe mu maso. Nyine ndabizi wenda biragoye kubyumva. Nyine wewe vuga naragowe n'ubu. Ntago bikira. Biko zarabaye. Mike, wambwiye ko nkure mu maso. Mike, nanjye simba numva nifuza gutakaza mu buzima bwanjye. Nyine
mba numva nagorana nyine mba numva ntazi ukuri ntazi ukuntu niyumva ni ibintu nyine ni ibintu bingora nubwo uba nazi ukuntu mbikubwira gusa aho kugira ngo njye nkomeza nkubabaze nkomeze nyine ugume mu gihe utazi ibyo urimo Mike wigeze unkunda se basi mbere yo kujya ku ntego Mike I don't Did you ever love me? Did you ever love me? Wigeze unkunda mu buzima bwawe? Ibyiza nagukoreye up to date. Be honest umbwire. Noneho ubundi gusoza. Mbwire ukuntu mbona, wambona gute, ese duhura bwa mbere, wanyumvishije gute? Byari imfashanyo ntagura nk'igisobanuro cy'ukuri. Wowe akazi kawe ndakazi sibyo nta nubwo nguhakanyije ibyo ukora n'ibyo urimo nta nubwo nge nzabyinjiramo rwose sibyo ariko ujurika no kuntunganya umva ukuntu uri murantunganya ubuse nk'abantu muri kumwe koko bazi ko kandi uri kuvugana na sister wawe uri murantunganya wasakuje uri murantuka basi none se basi se ntago namukunda basi ndakwinginze ureke nyine nkundane nawe ibindi mubikora ariko ndeke ngiye nkundane nawe sibyo Okay. So. Mike, mba numva nagorana, mba numva wambera nka musaza wanjye, nyine nanjye nkwa mushiki wawe nyine ku buryo ntagutakaza nyine mu buzima bwanjye. Mike, mfite umukunzi. Can you look at me? Ndeba mu maso for once. Kandi usubiremo ijambo mbwira. Ufite? Biragoye kubyumva ariko Mike mfite umukunzi. Mfite undi muntu dukunda. I don't really know what comes next. I'm just doing my best even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. Bose ni karibu. Nari maze igihe mutazi. Nari maze igihe bimeze bite se? Ni sawa? Uyu munsi surampeshye none ko mbona kiri mbese nkaho ikonje. Watse ngaguha akantu se kari gushyushya amaraso. Sure. Kanwa ka karuwa. Ni inzoga nshyashya mwazanye? Oya yari isanzwe yarabwo no kudakunda kuyibona. Okay. Nta kibazo wakaba ntari. Okay. But hari akantu nashaka kukubwira mbere yuko tutangira. Boss wanjye wabumuze. Boss wawe? Bahari. Ntabwo naba muzi ntawe nzi. Kuko buri gihe naje kumwera ahangaha niwe mbona nanamubuye ntabwo namenye ibyo ari byo. Uribuka wa munsi yari kwa gatandatu mu gitondo? Wari wicaye hariya turavugana ho gatoya uramwe utugenda wari uri kwihuta. Nta muntu mwabisikanye umukobwa. Ndumva twari dufite abandi bakiriya bake bari bicaye hariya hirya. Mwarabisikanye gutya muremure mwiza. Ufite imisatsi nk'iy'abanyamerika. Tracy ntabwo nabyibuka kuko nahise ku muntu ariko ntabwo niwe hasa. Ntabwo nari mbyitaye. Ntabwo wari wabyitaye. Okay. Nyine rero boss wanjye yifuzaga ko mwabonana mukaganira. Yarakubonye mbese arakwishimira. Urahugaramye mu ntebe tu. Uratuje nta kibazo na kimwe ufite. Ubu tuvugana ndashaka umpa adresse y'umwana wanjye ahantu ari. Nta kindi kinzanye. Ahubwo se wowe uteye turuka he?
wari uzi ko ndibanze nkaguhamagara hanyuma se umwana nongere mutwite mukure mu ndamuguhe ntabwo nakubwiye umwana uko byagenze ariko se buretse nkubaza akabazo kamwe ubwawe njya kugenda njya gutandukana nawe nagusabye gusigarana umwana wowe ubwawe nta wundi muntu ukuvugiyemo biturutse mu kanwa kawe wambwiye yuko nta bushobozi ufite ngomba kujyana umwana nanjye rero nabwo nagombaga kumujyana Kuri na boss wawe ni boss wanjye ni umukobwa rwose witonda ariyubaha kandi ni mwiza pe kuva hasi kugeza hejuru ni mwiza azi kwambara ni umufashionista wamukunda kabisa sha ndumva ibintu atari ngombwa kubera ko niyi mpamvu yatuma mpora nawe kubonana n'abantu ngo yambara neza ngibiki nyine ibyo mbivuze nyine nka comment hari ukuntu umuntu nyine abona umuntu bagiye guhurana akavuga ni gute nabana n'umuntu rivaga umeze gutya abasore beza nkamwe nyine bamushaka mubona rero nyine n'abakobwa nyine nabo beza basa neza bambara neza biyitaho noneho umuntu nyiri hano nawe urabyumva ko nta kibazo afite so kubonana nawe hose nawe niwe bose wanga hano hose na hariya hepfo hose nahiyo mfite amafaranga nagomba kumusigira mama wambyaye icyo ni igisobanuro cyo kumuta cyo kumujugunya none se wagira ngo ngire gute ntabwo ngenda najugunya umwana wanjye okay igihe kirageze rero ndashaka umwana wanjye mbwira ahantu ari ngiye mwishakire mwisangire iki si igitangaza ntabwo sinkeneye kubyumva na gatoya hanyuma se ugiye kumundushaho impuhwe nkaho ari wowe mutwise amezi 9 ari he ubu nibwo none se y'imyaka yose yarishize ubu nibwo wibutse kuza kumbaza umwana ngo ari he nanjye reka mukubaza umwana wanjye ari he reka nkubaze ikibazo kimwe uribuka ukuntu wantaye kuko ndi umukene sibyo siyo gahunda wari ufite wivuga ngo ukimara gucudika n'abandi bagabo abari gutangira gusa so ubu rero aho bigeze uranyumva neza ubu ntabwo nkiri umukene rero ndashaka umwana wanjye nkamwirerera uranyumva bishimangire neza ko ari cyo cyatumye nkureka buriya bukene ntabwo ngenda ari kubushobora ni fresh ariko numva atari ngombwa kubera ko nta kazi nkeneye nta kazi mukeneye wenda ngo ndajya kumubwira akazi ntaho I know ndabizi ko udashaka akazi ndabizi ko nta kazi ushaka gusa reka nkubwire reka nkubwize kuri ntego guca ku ruhande boss wanjye yarakwishimiye yaragukunze yarakubonye hano aragukunda amerera nabi yamvugira indura yambwa ngo uhamagare ndabwa ntabwo bishoboka ni gute mpamagara umuntu mutaziranye ngo muvugane arambwira ati yagukunze yabonye uri umuntu witonda so yifuzaga kwicarana nawe mukaganira nawe ukamureba rega wambwiye ko utanamwibuka inshuro imwe naje ahangaha urabyibuka cyagiye kumbona gutyo mpita atanzi from nowhere no like we ajya kubona wowe uri umukiriya hano ugiregira here ariko nyine wajya kubona bwo wowe sinzi impamvu nyine utamubona rega we nta kintu wawitayeho uza nyine uza kwinywera bitawigendera ntabwo naje kuvuga ku boss bahanga gusa urandetse ibyo ndabyemeye warandetse sibyo hanyuma umwana we bite ubusenge ndamufite ari hehe nyine ari kandi ari wamusigaranye mbabare umve hejuru wintera iwanjye amahoro asesuye umwana umbaza ntabwo umundushaho impuhwe ngewe wamwibyariye narangiza nkamusigira mama akamurera wananiwe hanyuma urumva ari gihe wishimye kuba naramubuze uramumbaza ngo mukure he please just nukubonana nawe mukabonana mukaganira erega kubonana n'umuntu se nose se ushobora guhura n'umuntu hano kuri bare mukicara mukaganira ukanywa kwigendera so umufate nyine nk'umuntu witambukira mubonane tumuganire ubumwumve umuntu rege yashaka kukuvugisha you never know what she wants nagwa amenya arashaka iki uri mukuru okay nta kibazo kandi wasanga atari nta wenyine ndakubonye wasanga ari n'andi hantu wenda mwahuriye dushobora no guhura nkabona ndamuzi ntawe exactly that's what I'm saying ushaka duhura nicyo cyifuzo cyanjye rwose mwamungiriye neza wenda wabona n'agashahara bakonje sure wakanyongeje turase reka mbigukorere ntacyo ni kuri wabumfashije njyemeye kubera wewe that's so kind of you thank you okay reka ngwicyo kunywa sawa okay ikindi kandi umenye ko nasize imbwiye mama
ko Natali naramuka akuza akaba umwana mukuru ashobora kwicaza akamuganiriza azamubwira ko se yapfuye abaza kumumbaza wiki kumbe warananyishe ngihumeka ugenda ugatsindwa I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me. cyane usome nari ntaharenzeho gato ariko byaragiye bamenye. by the way the Ariella and Leo. wow uziko nifite umushuti wanjye witwa Leo and he was my best friend ari inshuti yanjye nziza noneho ushaka kunda kuganira agiraga inkuru nyinshi ariko unfortunately ukuntu bivuze nk'aho bibabaje ariko nyine yaratravelinze asigaye muri Ottawa ni byiza nishimiye guhura nawe. bitso ndetse Leo utuye he Kabeza. ntabwo ari kure cyane Byatembeye se? sometimes uziko byarantunguye ukuntu bambwiye ngo usanga uza muri ya hotel and it was my first time to see you n'ukuntu uri mwiza how dare bishoboka yuko igihe cyose yari gishoboye bwa mbere nkubonye njya nkunda kuhaza ahubwo nuko wenda sinzi nshaka kuba umubona cyangwa se simbyiteho ubwo ntabwo twari twarahuye kuko iyo twarahuye I'm very sure mbona narakubonye ngewe kuko you are very handsome. Say thank you to the compliment. Okay, thank you. Nese Leo ukora iki? Njye nta kazi ngira gahoro. Sometimes ngira ka ibiraka so. Sorry. How dare does it come kumusore nkawe abaraho ngo nakazi kari permanent afite. You look nice. Sure. Anyways, can you tell me a little bit about your education background, amashuri yawe, and I see if I can help. Nize high school gusa. Ntabwo nigeze ngira amahirwe yo gukomeza za university n'ibindi byose. Okay, not too bad. Kumbona ubyibashije cyane se birabindi. No, nanone ntago navuga ngo that's enough ngo birahagije ariko none ntabwo ari bibi cyane. It's okay. Hanyuma se bimeze bite? I have a PhD in business. I know it's was surprised ndi mutoya ariko nize masters online and byantwaye mwaka umwe and then tugenda muri PhD. Nukuvuga ngo hariya dukunda kunywera iriya business yose ni yawe. That's what was mine. Ntabwo ari iriya gusa. I have a lot of companies. Ndi mu business woman actually. Wagize amahirwe ni byiza. Yeah, I'm grateful. Ni kubera mama wanjye yabimfashijemo and I'm lucky. Ariko anyways, I can help you. Nashaka kugufasha. Nta kibazo. Ariko on one condition. Do you have a girlfriend by the way? You say? Huh? You say? Do you have a girlfriend? Yes, I do. Yeah, ndamufite mfite umukobwa dukundana. Yeah. And you love her? Of course. Oh, interesting. Yeah, nabitindaho cyane. It's not a must ko nyine. By the way, naragukunze ariko wenda ibyo bidashobotse nonaha n'ubundi I can offer you help nkaguha wenda akazi. Urabyumva gute? Of course uri mwiza, I told you. Nose urumva nakubwiye ko uri mwiza just like that. Ubona n'umuntu ushimye kumva ese umukunda utazi. I got crushed. Crush. None se kubyibajeho, is it your first time kumva love at the first sight? Ntabwo bikunze kuba ariko Ntabwo bikunze kuba ariko bibaho, right? ko akenshi nizera ko umuntu akunda umuntu iyo kenshi baraganiriyeho hari ikintu uzi ku muntu. Love at the first sight ni igihe ubonye umuntu ugahita umukunda and then nyine ugira crush and then wenda as time goes on you fall.
let me say thank you. Murakoze. So urabyumva gute nyine ugize manager muri la hotel? Nshobora kuko ubundi manager muri hotel zanjye cyangwa mu company yanjye bari umuntu ufite amashuri ari hejuru. That's why nari nakubwiye ko high school iri no good, ariko nyine kuri wowe it's an exception. Nshobora wenda kukwishyura ukagenda muri training z'amezi 6 bakagutraininga about leadership, then wagaruka and I offer you to be a manager. How do you say? Sure. Ibintu mbwira serious. Ndiseye man. Ushaka kungira manager. What business now? Hotel. By the way, you look nice when you smile. So brand hungry numvaga nyine. Ariko reka mbitekerezo. Oh, really? Yeah. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. Boss kama boss. Ni karibu. Thank you. Bahagakize uyu munsi. Uyu munsi mbere yo kugira ikintu mpa. Mfite story ngomba kukubwira. Okay. But mbabarira mbanze ngo ikintu cyo kunywa. Ngo hagashya. Ushaka kayeri. Akantu umuntu yengo kamuvura hangu uva nakaye. Kireka isupu bagutekera isupu. Isupu se yantinza kuko umwe bisanzwe mwana. Ushaka kongera isukari se mu mubiri ngo he fanta. Ndumva iyo story ishobora kubikomeye. Ushaka kayega fanta. Mikiramo. Akantu kavura hangu uva nakaye. Fanta nagivura hangu ariko okay. Yitiremo. Izani yari ntare. This is the best. Koko nwabwiye ko ushaka story kwanza. Okay. Numva ukeneye agasukari mu mubiri. Kirahure se cyangwa oya. Ubwicyaro. Oya. Hey. Komo na rumerewe nabi. Mbanze ngorora umuhogo. Okay. Icyambere. Boss wawe twarahuye. That's good. Okay. Kubisere muye. I know. Twarahuye ariko no mwemezi ari yumva afite kuna feeling ubu boss. Yeah. Aho ngaho ntabwo beshye. Ibikorwa bigira amafaranga kuki byigize ibintu by'ibihatari cyane. Kangwa gastori gatarere. Nkunyurira inyuma ho gato mbanze nkubwire. Uriya mukobwa boss wanjye boss kazi. Buriya simbyite ngukira. Birababaje ariko ndumva ntari kubabara ndi gushaka guseka. Seka iyo story uyimbwire byagenze bite? Usko buriya bamubenze se. Oya. Tipe umva mwikanze yamaze no kwambara ikanzu. Bagiye mu gikora mubenga byanyabyo. Mu gikwe aramubenga. Uriya rero ntiwamenya utundi dufite abafite ariyemera arirata ariyumva nyine bya bindi by'abakobwa bikigiye nyine babura amafaranga bakumva bageze mu birere bakumva nibo bariho bakumva nyine ubuzima n'ubwabo bakontrola ibintu byose erega buri mukobwa nagwa kubajya gukontrola ubuzima bw'umuhungu bira bintu byo kwigira control bijyana iwawe nk'umukobwa nicyo kintu abakobwa mujya mwibeshya ubona uducire duke kumva ibani niga wawe twara kushaka iki nje sindimo actually ariko uriya mukobwa we yanyeretse urugero rw'abana bakobwa babakire hano muri Kigali bafite amafaranga bafite amamodoka bafite amazu yabo bafite business zabo ari birata ariyumva noneho ibyo byose burura kabigira ariko nyine umenye ukuntu bikontrola umenya aho bijyana naho bikorera we no muri relationship ziwe abishyiramo nicyo kibazo rero abahungu nicyo kintu bamwangira of course buriya mu kwa approaching umujama ko waba umeze kose bisaba ngo niyo ufite ubukiri bumwe n'abantu iyoroshye bitwaza gakeya kabisa urukundo it's about communication kumvikana nagari ibintu byo kuzaramo ngo ngiye urabona afite amafaranga ngiye rero mamona niyaganira n'abahungu ashobora kubavuga ati ngiye urabona ira business ni yanjye
njyewe urabona iriya modoka naje munene buriya ntabwo abikora ukamubona mbamubona ariko ameze uriya muntu arancanga. Okay, sasa twarahuye mbona confidence afite bana nyine uhita ubona ko ni cyane cy'amafite amafaranga tu ansaba ko ambwira ko urumva ko ako kunkundamo ko nikabura naragukunze iki n'ibiki ariko ndashaka kugira manager wa hano. Haleluya haleluya yikise kandi nese warabyanze sindamuhe igisubizo. Ibyo bintu ni ibyambere ntabwo urayinzi ko ahita yihuta bigeraho ngaho ahise guha pasite manager yazimfatiye rero no ufite uburyo mbona uri gentro ibiki nta kugira manager wahanga ibintu byose kaje bikontrola mbega byiza mbangura wambabari ukamwemerera ukaza kwa manager hano ugiye kwirira urufito ukarya amafaranga utuje akazi ntako uzajya ukora uzajya uza mu kazi igihe ushakiye nushaka uzajya uguma iyo ngiyo ujye mu byawe nitugukenera tuguhamagara ibibazo nushaka ubisolvingire kuri telefone. Tracy naratekereje ndavuga nasi ibintu ngiye kwishoramo Ede uyu mukobwa ntabwo namukunze nta bintu nyine bindimo mbona bari abakobwa impamvu baba bahari nyine kuri iyi si impamvu Imana ibaha amafaranga ni ukugira ngo haza abantu bayarye ni ukugira ngo haza abantu bayakonsome none se ari amafaranga nayiki ibi bintu ni iby'iki abikoresha iki ni ukugira ngo abantu nk'ano beza bafite ibihagararo byabo n'ibyubahiro byabo muze mwinjoye ngo ubuzima mutuje amafaranga flowing muri wowe. Nyine nibazaga nyine namuhaye agataye mu ruhande nzabitekerezaho nzakubwira. Ibintu byene bikiri kumbwira ibintu byo gutekerezaho ni ibiki nta kintu cyo gutekerezaho jya umva mbwira wowe yaragukunze ikigaragara cyo icyo ashaka ni ukumuba hafi ibintu byo kwibwirisha nguze ngube manager wanjye nguze ni ukugira ngo nyine ajya kubona niyo mpamvu noneho wowe amafaranga wowe uzigire serious banze nk'agatekerezo uzigire serie nyine like nje mu kazi wambwiye ko ushaka kumba manager wawe narinje nyine wigire nk'umuntu uje muri situation nyine y'akazi noneho nurangiza ndabizaza kubaza nyine niyo wigira serie azata kubaza umushahara umva zituma kubita igifaranga amwe ku buryo nyine yandi yo kumuca intege kugira ngo umwereke ko utamwifuza utanamushaka utanamukeneye ushaka amafaranga n'akazi ndabizi kazabyemera rero tuyikine bubura se tuyumva mubwira ikindere uriya mukobwa rero nyine uriya muhungu nyine bari bagiye gushaka uravuga wa musore wamubenze yego uriya wamotaye yambaye n'ikanzu yego uriya muhungu rero nyine njye naramufotse nyine njye namugiriye crush mbona mukunze nawe Tipe nano nyine narugwa bizi nyine ngi kwa kundi nyine umuntu umuhungu kamukunda umuhungu nyine naramwiyumvisemo tuko nyine namugiriye crush it's one sided love ariko nyine numvise ko bagiye kuruhuka numvise bindi ndabigenza nese numva ndababaye rero ubu ngiye ngize amahirwe yagukunze aragushaka wowe ubu rero niyo mahirwe yanjye mfite umukobwa uzi ubwenge nkanjye nanjye nshyirimo akarenge kanjye hari ndebe ko nyine hari ukuntu byagenda ngende ukuntu nakwigenza bana nago muri iki gihe nta bintu byo gutegereza ngo muze mudusanga sure nukwigererayo so rero wowe umfashije ukamwemera sibyo nyine wowe apana kumwemera ariko nyine you pray hard to get nyine umwereke kuri mu kazi ushaka amafaranga ibintu nk'ibyo kumva ariko nyine nawe urabizi you praying hard to get nyine umuntu agira confusion nyine se mana yanjye mbigenze gute se akomeza nyine akwiteho cyane rero na luzinga focus kuri uriya nanjye nyine nje hariya nawe abari hano it's a win-win situation no wowe ni uri kubitsindiramo cyane ubonye cyane ubonye amafaranga ubonye business ni igice utari kumva turi mwere fata akantu ushaka ngo that's my man.
At 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind.